Alhamdulillah, Imana ishimwe, wassalatu wassalamu ala rasulina, amasengesho meza ndetse n'amahoro bisakare ku ntumwa y'Imana Muhamud wa ala alihi ndetse n'umuryango we wa ashabihi n'abigishwa be wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin, na buri uzagera ikirenge mu cyabo kuzageza ku munsi w'imperuka. Isomo rya Fiq'hi, icyicaro cya gatanu, dufungure igice cya Twahaara, cyangwa se igice kirebana no kwisukura cyangwa se kisuku. Imana nyagasani iraduhamagara idushishikariza kwisukura. Iratubwira muri Qur'an iti wa thiyabaka fatahhir, imyambaro yawe uzayisukure. Qur'ani isura 74 umurongo wa 4. Ikongera iti wa yunazzilu alaykum minas samaa'i maa'a, ukuri yabamanuriye amazi yakuye mu gicu, yakuye mu kirere, liyutahhirakum bihi, kugira ngo ibasukure ikoresheje ayo mazi, kugira ngo mwisukure mukoresheje ayo mazi. Qur'ani isura ya 8 umurongo wa 11. Ikongera iti walladhi arsala ar-riyaha bushran bayna yaday rahmatihi wa anzalna minas samaa'i ma'an tahura. Imana nyagasani niyo yohereze iyo miyaga ibazaniye inkuru nziza, iyo miyaga ibazaniye inkuru nziza ibamenyesha impuhwe z'Imana nyagasani subhanahu wa ta'ala zigiye kubamanukiraho. Dufunguro udukubo, nukuvuga imvura, ni impuhwe z'Imana nyagasani ituma ibimera bimera. Dufunga udukubo, wa anzalna minas samaa'i ma'an tahura, nuko rero Imana nyagasani imanura amazi yakuye mu kirere, ayo mazi akabafasha kwisukura. Qur'ani isura 25 umurongo wa 48. Ikongera tubwira iti wa idha kuntum junuban fatahharu, yewe igihe mwahumanye, kuba ngo mwakoze nk'imibonano cyangwa se mwiroteye cyangwa se mwagiye mu mihango cyangwa se damu babashije kubyara, igihe ibyo byarangiye fatahharu, mujye mwisukura. Qur'ani sura ya 5 umurongo wa 6. Izi mirongo yose rero iradushishikariza kwisukura twege nk'abayisilamu, ndetse n'intumwa y'Imana Muhammad ikatugira inama zikomeye cyane mu byerekeye no kwisukura, aho itubwira iti at-tahur shatrul iman, kwisukura ni igice mu bigize ukwemera kwa Kisilamu. Yewe mu yindi bisobanuro baravuga bati ni kimwe cya kabiri cy'idini. Ni ukuvuga ngo rero ntushobora kubona umuyisilamu usibye ko ashishikarira kwisukura ndetse no kuba ahantu hasukuye ndetse no kugira imyambaro isukuye. Abamenyi rero bavuga yuko isuku itureba iba ari isuku y'ibintu bitanu. Isuku ya mbere ni isuku y'umutima, ni nayo y'ingenzi cyane, kubera ko uyu mutima wanduye wanduza n'ibindi byose, kuko intumwa y'Imana yagiye itwereka neza yuko byose bikorerwa ku mutima. Burya umutima ari mwiza, ari mutagatifu, n'umuntu ahinduka mutagatifu, ndetse n'ibimukomokaho byose ugasanga byabaye bitagatifu. Niyo mpamvu rero umuntu asukura umutima we yicuza ku Mana nyagasani, areka ibyaha, kuko icyaha cyose ukoze kiraza kigatuma umutima wawe wijima, ugasanga umutima kugeza ubwo uhinduka umukara dead. Tugomba rero kwirinda ibyaha kugira ngo umutima wacu usukure, ugire isuku, ndetse unakora iby'Imana nyagasani yadutegetse kugira ngo umutima wacu ukomeze kugira isuku. Isuku ya kabiri ni isuku y'amagambo. Umuyisilamu igihe cyose agiye kuvuga agomba kureba amagambo avuze, niba ari amagambo kuko afite isuku, ari amagambo adashamaje ndetse n'amagambo y'igishego. Intumwa y'Imana Muhammad iduha urugero, ntabwo yigeze na rimwe igira amagambo adashamaje cyangwa se ivuga ijambo nka rimwe iryo ari ryo ryose ry'inyandagazi cyangwa se risuzuguritse, ahubwo igihe cyose yakoreshaga ururimi rwe avuga amagambo meza, amagambo asukuye. Icya gatatu ni isuku y'imyambaro. Umuyisilamu agomba kugira imyambaro isukuye kandi isa neza igihe cyose, imyambaro iteye ipasi niba afite ubushobozi, imyambaro ihumura, agomba kwitera imibavu igihe abifitiye ubushobozi, akabona umuntu uhumura. Intumwa y'Imana ibyayirangaga igihe cyose aho yanyuraga abantu baravuga ati intumwa y'Imana inyuze hano hantu, kubera ko yabaga ihumura, isa neza, kugeza ubwo igihe cyose intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam imyambaro yayo wabonaga koko isa neza. Niyo mpamvu yakundaga imyambaro y'umweru, kubera ko imyambaro y'umweru ni umwambaro uzirana igihe cyose n'umwanda uko waba ungana ukose. Niyo mpamvu rero duhitiyemo imyambaro y'umweru kugira ngo tube turabana igihe cyose basukuye. Mu mvugo y'iki gihe dufungura udukubo, kuba uri umuntu uri smart, kuba uri umuntu koko usukuye, dufunga udukubo. Hanyuma isuku ya kane ni isuku y'umubiri. Umuntu
ariko igihe cyose ntabwo umubiri wacu umeze nk'uw'inyamaswa, umubiri wacu urandura ndetse ukagira n'impumuro mbi ugasa nabi. Niyo mpamvu rero tugomba kwisukura rimwe na rimwe nk'uko tuzabireba mu masomo akurikiraho. Intumwa y'Imana yagiye iduha n'iminsi tutagomba kurenza kugira ngo tube twakwisukura. Niyo mpamvu rero umuntu yagombye kugira umubiri mwiza, akamenya guca inzara, akamenya kogosha ubwanwa buri hejuru y'umunwa, akamenya gutunganya imisatsi ye, akamenya ubucakwaha n'isya, ibyo twakwita buriya bwoya buri hejuru y'ubwambure. Ibyo byose rero nibitwereka neza ko umubiri w'umuyisilamu ari umubiri usukuye. Hanyuma rero ikindi cya gatanu tugomba gusukura ni isuku y'ibidukikije. Umuyisilamu agomba kugira isuku aho atuye, mugomba kugira isuku aho akorera n'ibidukikije. Ntabwo umuyisilamu akorera ahantu hasa nabi, nta nubwo umuyisilamu agenda ahantu hasa nabi. Bibujijwe ko umuyisilamu yajugunya ikintu cyose cyangiza ibidukikije hasi, kuko wajugunya wenda nk'icupa ahantu ushobora gukomeretsa abantu, cyangwa se ukaba wakwituma ahantu abantu banyura, cyangwa se ukaba wacira umuhanda ahantu abantu banyura, cyangwa se ahantu hagaragara. Umuyisilamu igihe cyose agomba kugira isuku y'ibidukikije, kugeza ubwo intumwa y'Imana atubwira ati umuyisilamu ntabwo yemerewe kwihagarika mu mazi atagenda. Kuvuga ngo ugomba byibuze kwihagarika mu mazi y'isoko ubishoboye, ibyo ubuza ahantu wihagarika, kubera ko iyo soko ihitana uwo mwana. Ariko mu mazi atagenda umuyisilamu ntabwo yemerewe kuyakoramo, kuyihagarikamo, cyangwa se gukoreramo umwanda ukomeye cyane. Murumva rero bavandimwe b'abayisilamu yuko Imana Nyagasani idushishikariza kwisukura, yewe n'intumwa y'Imana Muhamud sallallahu alaihi wasallam idushishikariza cyane kwisukura. Twisukuza rero ibintu bibiri by'ingenzi iyo twisukura ibifatika, ni ukuvuga ngo nk'umubiri wacu, imyambaro n'ibindi. Umutima we twabonye ko ari ukwisukuza amagambo y'Imana muri Qur'ani no kwirinda ibyaha no gukora ibikorwa Imana Nyagasani atadutegetse gukora. Umutima urisukura. Ariko rero umubiri wacu n'ibindi nk'ibyo ngibyo ntabwo bisukurwa gusa no kuvuga ngo nasomye Qur'an umubiri wanjye uragira isuku. Ntabwo uvuga ngo namaze gusara ngo umubiri wanjye uragira isuku. Tugomba gukora isuku koko, ndetse tunahakikisha neza yuko isuku yagenze neza. Mu bintu rero dukoresha isuku harimo amazi, harimo n'itaka, ibyo ni ibintu kamere. Hakaba n'ibindi bintu rero bikomoka muri ibyo ngibyo dushobora gukoreshamo isuku. Umuryango aqsamul miyah, umuryango w'ibice by'amazi. Amazi rero agabanyijemo ibice bibiri. Hari amazi y'umwimerere, nayo arimo amoko abiri. Hari amazi ava mu kirere, y'umwimerere ava mu kirere nk'imvura, urubura, urume. Hakaba n'amazi akomoka mu itaka, ariyo nk'amasoko, imigezi n'ibindi. Hakaba n'andi Imana Nyagasani yaremye, ariyo nk'ibiyaga, inyanja n'ibindi. Ayo mazi rero uko tuvuze y'amoko abiri, arava mu kirere ndetse n'ava mu butaka, ayo yombi afite ibirango bibiri. Ikirango cya mbere ni amazi asukuye, ndetse ni n'amazi asukuzwa. Ayo mazi rero asukuye n'amazi asukuzwa, ni ukuvuga ngo ushobora arasukuye, ni ukuvuga ngo ushobora kuyakoresha usukura ibintu bitandukanye, imyambaro, kandi watahura, yewe arakanasukuzwa. Iyo tuvuze ngo arasukuzwa, biba bivuga ngo ni amazi dukoresha igihe dutawaza, cyangwa se twihumanura igihe twahumanye, ibyo twita ngo asukuzwa. Ayo mazi rero aba asukuye kandi ashobora no kwisukuzwa. Hanyuma akaba amazi ubwoko bwa kabiri, ni amazi yahuye n'ikintu, cyangwa se yakozwemo n'ikintu. Iyo rero yakozwemo n'ikintu, kuvuga ngo ashobora kuba ari amazi twavomye mu mugezi, ashobora kuba ari amazi y'imvura yaguye, ariko ayo mazi akaba yakozwemo n'ikintu. Icyo kintu rero tugiye kureba kirimo uburyo bubiri. Hari ikintu gihumanye, ni ukuvuga nk'amazirantoki, ni ukuvuga nk'inkari, inzoga, ibirutsi n'ibindi. Byose intumwa y'Imana yatubwiye ko bihumanye. Iyo yaguye mu mazi rero, tureba niba ibiranga amazi bitatu hari icyahindutse muri ibyo. Kuvuga ngo impumuro yayo, ibara ryayo, cyangwa se icyanga cyayo, kuvuga ngo gu yayo. Iyo kimwe muri ibyo bintu bitatu cyahindutse bitewe n'icyo kintu gihumanye, ayo mazi aba atagifite isuku, yewe adashobora no kwisukuzwa.
kwanguya tuvuge nk'amazirantoki yaguye mu mazi, ayo mazi ntabwo ntabwo aba afite isuku, ntabwo dushobora kuyogesha umusigiti, ntabwo dushobora kuyafurisha, yewe nta nubwo dushobora kuyisukuza. Ni ukuvuga ngo dutawaza cyangwa se twoga igihe twahumanye. Ariko ayo mazi ashobora kuba yaguyemo ikintu gihumanya, tuvuge nk'inzoga, ukaba wenda ushobora kuyagira mu murima, kuyakoresha mu mirima n'ibindi bintu bijyanye wenda n'ibyo ubumenyi butwemerera, wenda mu guhinga n'ibindi nk'ibyo ngibyo, cyangwa se wenda hari ikintu ushobora yenda kuyakoresha. Ariko mu kwisukuza ndetse n'ibintu byose bishobora kujyana n'aho dushobora gukora amasengesho, ayo mazi ntabwo ushobora kuyakoresha. Ntabwo ushobora gukoresha nk'amazi arimo inzoga kugira ngo dusuhure umusigiti. Ariko ushobora nko kuba wenda amazi yaguyemo wenda nk'inuza nk'inzoga, wenda ukaba ushobora kugira gute kuyakoresha wenda mu modoka, kuza nk'amapine n'ibindi nk'ibyo ngibyo. Hanyuma iyo rero icyo kintu gihumanye cyaguye mu mazi, ariko ntahindure kimwe muri ibyo bintu bitatu, impumuro, ibara ndetse n'icyanka, ayo mazi agumana wa mwimerere wayo usanzwe. Ni ukuvuga ngo aba afite isuku kandi ashobora no kwisukuza. Tanga urugero, kuvuga ngo umuntu afite nka pisine, hanyuma imbwa ikagwamo, cyangwa se umuntu icupa wenda inzoga zikamenekamo, icyo gihe iyo cyaguye mu mazi kitahinduye kimwe muri ibyo bintu bitatu, ayo mazi turayakoresha nta kibazo. Abantu bajya nyumva abantu bavuga bati nagiye koga wenda ku kiyaga runaka nka Muhazi, kubona mbona ingurube yikubise mu mazi, cyangwa se imbwa yikubise mu mazi, ayo mazi nemerewe kuyakoresha? Ayo mazi yemerewe kuyakoresha kubera yuko kimwe muri ibyo bintu bitatu birangwa amazi ntabwo cyahindutse. Iyo hari n'urugero intumwa y'Imana tubwiye ati igihe amazi yabaye menshi, madana kunatayini farayanjus, igihe amazi yujuje litiro zigera kuri 500, ayo mazi aba ari menshi cyane, ikiguyemo rero cyose burya ntabwo kiyahindura. Hanyuma igihe icyaguye mu mazi kidahumanye, nk'umuntu akaba ari wayakozemo, cyangwa se injangwe, cyangwa amavuta, cyangwa isabune, ayo mazi nayo rero aba afite amategeko abiri. Itegeko rya mbere, igihe cyaguye mu mazi cyahinduye muri bya bintu bitatu biranga amazi, impumuro, ibara, cyangwa se icyanga, icyo gihe rero ayo mazi iyo yahindutse, icyo gihe ayo mazi aba afite isuku ariko ntabwo asukuzwa. Aba afite isuku, ni ukuvuga ngo dushobora kuyogesha umusigiti cyangwa ahantu dukorera ibikorwa byo gusenga Imana Nyagasani, ariko twebwe ntabwo dushobora kuyoga ngo abe ariyo mazi ya nyuma dukoresha ku mubiri. Ni ukuvuga ngo ushobora gutawaza ugakoresha amazi arimo isabuni, ugakoresha amazi yaguyemo amavuta n'ibindi, ariko rero akondisiyo cyangwa se bisharti yuko amazi ya nyuma akoze ku mubiri wawe ari ya mazi y'umwimerere, atagize ikintu na kimwe ahura nacyo ngo kiyahindure. Bishaka kuvuga yuko umuntu ashobora gukoresha amazi yaguyemo isabuni, ariko rero yari gutawaza, wenda nk'umuntu ukora muri busheri, hanyuma akaba ku mubiri harimo wenda amaraso, icyo gihe ashobora gukoresha isabune ari gutawaza, noneho ariko ku buryo amazi ya nyuma akora ku mubiri agomba kuba ari amazi yayandi asukuzwa, kugira ngo afite isuku yewe anasukuzwa. Tunavuga duti rero na wa wundi wahumanye igihe amari koga, agomba koga ariko amazi akoresheje akaba ari amazi ya nyuma akoze ku mubiri, ari amazi asukuye kandi asukuzwa. Igihe rero cyaguye mu mazi cyahinduye kimwe muri ibyo bintu bitatu, ayo mazi aba asukuye ariko adasukuzwa. Ariko igihe kitayahinduye, kuvuga ngo nk'isabuni yaguye mu mazi ariko ntabwo yahinduye, ntabwo ari nyinshi ku buryo yahinduye kimwe muri ibyo bintu bitatu, ayo mazi rero agumana ya suku y'umwimerere ndetse akanasukuzwa. Kubw'ibyo rero isomo ry'uyu munsi rirangiriye ahangaha, rizakurikirwa n'irindi somo ry'ibihumanye cyangwa se an-najasat. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.